ibaze n'ukuri pe ukabuzana kuri social media uri muranyanyagize Yesu uravuze ngo uri kumuha abatari ba nyirabwo Imana aho yagutumye si ugiye ariko nubwo atari ba nyirabyo ariko ba nyirabyo barabyumva kuki utabiha ba nyirabyo rero kuki ubihana ikibazo kihe ikibazo nicyo wowe ufite ni Imana igutumye ufite ikibazo ni iki Imana ifite ushoboza kujya kwaravuze ngo iri kwisoko byose ngo bishoboka wowe uwo nguwo uwo siwe Anglikani uwo mupastor uvuze ubwe ntabwo ari ko yigisha neza uzaje mu nzego zishinzwe mukunda rwose ahubwo mukorane ko muzabiganira ababivuga ariko nta bintu bivuga cyane sindabyumva byumvanye wowe nta ndabyumva nta n'umuntu turabiganira ko rero nta kintu cyinshi nabivugaho yakwiye TV bisanga icyo mvuze ni iki nazi yabyemerewe n'ibyo bireba bose ngo nzakoma amashyi mwakire bigahera mu mudugudu muri paruwase yo gusenga Imana itoranya abakozi bakazasenga bakazamura iminsi atine basenga abakozi rero bose bayoboye rwose tujye tunabashimira abakiriho cyane cyane ubapfuye ntacyo bamuvugaho ariko tujye tunabashimira ko barahari bariho bavunitse bitanze nta gifaransa nta diplome bajya mu mashyamba haro wajyaga Kayihura ajyaga duhamye ukuntu yajyaga kumuriza mu Bugesera ahasanga imbogo kwambuka kuri Nyangora hari imbogo Kayihura yakobanya kwigendera kunzi Basharomo TV 95 turashuje mu izina rya Yesu Kristo bifurije amahoro y'Imana isumba byose tubifurije kugubwa neza mu mwami ndamari kumva ni Theoneste Ntirenganya niyo mazina yanjye kandi inshuti yanyu ibakunda cyane ndabashuje mwebwe inshuti zanjye batuye mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda enye n'umujyi wa Kigali tuvuze cyo nutavuga ngo n'umujyi wa Kigali tuba tuvuze iyo tuvuze intare enye tuba tuvuze ibyerekezo by'igihugu byose tuvuze amajyepfo amajyaruguru uburasirazuba uburengerazuba ariko hagasigara hagati naho harahari naho hagati yitwa mu mujyi wa Kigali ari uwo mujyi mukuru w'u Rwanda ugira uturere dutatu uratuzi nakaya tuvuge ndirenganya ahubwo uretse n'ibyo ngenzi n'imirenge igize utwo ko ari dutatu Nyarugenge igira imirenge 10 Kicukiro ikagira imirenge 10 Gasabo ikagira imirenge 15 byose warubizeho umujyi wa Kigali ugizwe n'imirenge 35 yes rero turabamukije mwese abatuye aho ngaho tuvuze Nyagasani Yezu nabane namwe turabakunda cyane turabakunda kandi namwe muradukurikira rimwe na rimwe mukanabitwereka ubundi ntimubitwereke ariko nta kibazo mugubwe neza mu Rwanda rugari rwa Gasabo urakoze cyane Imana igumugisha nabwo harahonye twambuka n'imipaka tukagera hirya no hino ku isi iyo tuvuze ku isi tuyizenguruka mu masegonda twicaye tuvuga ngo Afrika kandi Afrika nayo nayigira bya byerekezo igira uburasirazuba bwa Afrika ari nabwo turimo u Rwanda mu burasirazuba bwa Afrika hakaba amajyepfo ya Afrika amajyaruguru ku nyanja Mediterane hejuru ariko biravuga ko u Rwanda rwacu rutuyemo aho nyumve cyane ngo ni umutima w'isi uri hagati mu isi ubuse twari tukiri kubasuhuza none ubanze ko dusuhuza abantu ubwo tutaragira muri Australia tukati dusuhuza abantu mu Burayi muri Amerika mu Bushinwa komeza basuhuza na yashuti dusuhuza buri gihe yacu yo ku butaka butagatifu mu gihugu cya Israel nayo tukayitasha n'abandi benshi hanyuma uravuga ngo u Rwanda uravuze ngo u Rwanda ngo umutima w'iki w'isi ibihaha ngo ni he u Rwanda ngo uri hagati ibihaha ni he uvuga ko ari umutima azavuge n'ibihaha byose abidondaguze by'isi n'impyiko y'isi ariko ibihaha by'isi barabivuze we ibihaha by'isi uzi aho babivuze ni ishyamba ryitwa Amazon niryo bihaha by'isi nk'ubwo niryo riganjemo umwuka nka 90% nyinshi y'umwuka isi yose ikoresha Amazon ni ishyamba riba muri Brazil rikora ku bihugu byinshi bigeze ku 9 ariko ahanini riganje kuri Brazil bavuga ko ari ishyamba ririmo ibiremwa biba muri iryo shyamba honyine ku isi hari ibintu bibamo hari amoko y'ibiti abamo hari amoko y'ibikoko abamo akaba aba muri iryo shyamba rya Brazil honyine bavuga ko harimo n'ibiti ngo bimira abantu we bimira abantu ibintu bimeze nk'indabo ugeraho kikakumira burundu ukabura ari igiti n'ibiti bigenda byimuka ugisanga mu kanya ukisanga hepfo hari
ntabwo nabyemera. ni ibyegeranyo Kimurwa dusoma n'iki? ku mbuga nkoranyambaga. Neza ibyo biti nta mizi bigira. Ese urasenga ibyo wemera byose nuko wabibonye. Ubundi ibyo wemera byose warabibonye. Ikinyoma cy'iki? Oya njye ntabwo navuga ko ari ikinyoma. Sinahakana ko ibiti bigenda. uze kujya kuri internet urabibona, n'abahungu ba Mwanafunzi barabivuga, bajatije ibyo barabivuga, n'abandi benshi haryo ndi nawe bikunda kujya ngo n'imisozi iri mu kiragenda. Ubu ni kiza kuvuga. Ntago nibyo mvuze ko nabisomye nabyumvise mu cyegeranyo abantu batanga. Bavuze ko muri Brazil harimo ibiti byimuka. Cyambere harimo indabo nini zimira abantu. Icyo kizi cyo kwemera ko gishoboka. Ukigiro kikifungura ukaburiramo kikibumba. Urabonye tubona amafilime nawe ungana gutyo ukungana uroroka kumira byo. Urabonye tubona amafilime ndabona harimo ngo amafilime bana ntago na ibintu ntabonye simbyemerije na kwijana sinanabihakanije ugakurya none se niba kitaryana ndo kukigufungiranyemo wone se wahumeka yizojya mu kirabo gutabuka biba bihari wowe ugatemberamo wibwira kuri kugenda ubwo nyine wenda bajye wikurutira ku buryo utapfa kubyegera ariko byagiye bimenyekana hari abantu bagiye baburirwa irengero. None se niba wibuka ariko nawe nirenganye ibuka ibintu twaganiriye mu minsi yashize we yagaruka ibuka ibintu twaganiriye kuri Triangle ya Bermuda. Birabyo nabyemera byemezwa n'iki nabyemera kubera ko ni iki kimanura indege mu kirere ikagwayo nta uyirashe. Reba hano indege igendera Triangle ya Bermuda ni mu nyanja. Aho hantu iyo Triangle ishushanije indege iri mu kirere hejuru kuri altitude ya nyuma ibaho imanurwa n'iki nguje muri Triangle ya Bermuda. Rwari urugero n'ibindi wabyemera nta bushakashatsi uzakora. Ukurikiye wafi kumwe na Ziraziritse TV. Kwizera Valence Ziraziritse akagira na channel yitwa Ziraziritse TV. Muhora mbasaba kudutera inkunga. Twibukiranye ko Ziraziritse TV ni channel ye cyangwa se ni YouTube channel ye ariko kandi yitirirwa indirimbo ye Ziratonoma ariko buriya iri ni izina ntabwo ari indirimbo. Indirimbo ngira ya Ziraziritse ntabwo nigeze nyishyira ahagaragara ahubwo abantu benshi bananyitirira iriya ndirimbo yo mu rubonobono. Benshi bazi ko ari yanjye. Urayizi? Ibikangisho by'umwanzi ni nk'intari ziritse, ibikangisho by'umwanzi ni nk'intari ziritse, ziratontoma ariko ziraziritse, ziratontoma ariko ziraziritse. Ndirimbo ntabwo ari yanjye, niyo korari rubonobono yahimbwe cyangwa yahanzwe n'umugabo witwa Muhunyeri. Nge Ziraziritse n'izina, ziratontoma ariko ziraziritse ntabwo ari indirimbo. Nge n'izina kandi izina abantu bampimbye ntabwo ari njye naryihimbye n'abantu barimpimbye kuva muri 1999. Nahuraga n'umuntu umbwira ngo humura Ziraziritse, najya kwigisha nkaza ni muhumure Ziraziritse arinda mutwe baba barabinyise aho ngira Ziraziritse bite izina rirafata. Ntabwo nize mbwira ngo mujye bimpamagara ahubwo nanjye nashitse rero okay ndaryemeye ahubwo njye naryi president nitwa Kwizera Valence Ziraziritse nkabyongeraho kandi koko ni n'ubuhanuzi mbwira umuntu wese ngo nubwo mva zitontoma ariko humura Ziraziritse camo hagati ukomeze nyagasani. Ziraziritse ntabwo ari yawe iyo ndirimbo twaririmbaga ntabwo ari yanjye. Niyo mu rubonobono yahimbwe na Muhunyeri. Muhunyeri sinzi igihugu abo muri minsi ni Mozambique ni Malawi sinzi ahantu ari muri iyi minsi ariko nayize kugiririmba. Mbese ngira n'indirimbo nyine y'ayo magambo ivuga ngo Ziraziritse ariko jewe ntabwo nize nyikora ngo ijye hagaragara. Irahari gusa nari hanze ndayibika isa n'isa nayikora ariko ntabwo hari n'abanyitirira iya Naboti bazi ko ari yanjye. Urayibuka? Izo ntare mureba ziraziritse muhumure mwitinya, mfite inkuru nziza ku bakunzi b'umusaraba muhumure mwitinya. Ibintu ntabwo ari iyanjye ariko kadusuze Naboti. Iya Naboti harya ni Sweden ni Norvège ni ntabwo nzahana ari hamwe ni Sweden Norvège ya Canada. Naboti ari kimwe muri icyo gihugu kabana Naboti. Buriya izina Naboti naryo ni Sirino ntabwo ari abantu bazi ko ari ryo zina rye. Buriya Naboti yitwa Turinabitu Karembire. Turinabitu buriya niyo mazina ye buriya yitwa Turinabitu Karembire. Niyo mazina ye yenyewe ariko azwi ku izina rya Naboti. Naboti ntabwo ari impamvu bivuze ni iri Sirino nkuko kwa Ziraziritse nyine kuko twakunze kujya twara mu biterane ariko Naboti ariko umuntu uzakura iki kiganiro azi Naboti ahantu hari amubona uzamubwire ngo Ziraziritse ragutahije utakwibukira ku giterane mwakoranye mu Burundi mu Nyakabiga niwe ya gatatu mwaratumwe n'itori toga Église de Réveil turarana mu nzu imwe Naboti waza kuvayo mbere yanjye uti arakwibuka n'ikintu wamusigiye aracyakibuka.
yaguze impano twari kumwe mu Burundi, we aza mbere yanjye ndahasigara ndaranarwaye ariko asigira impano, ndacyayibuka kabisa. Naboti turagukunda cyane, yazaga muri ntoza muri high school akaturirimbira igiterane, abanyeshuri bagaterana, yararimbaga tugafashwa. Naboti aho turagushuhuje, yararimbaga bikakwinjiramo wumva nukuri pe indirimbo ikakwinjiramo. iyo yabaga ari kuri sente akaririmba yiturije neza, ariko akagira umwuka wera kabisa. Ubwo izo ndirimbo zose rero ni iz'abo bantu. Iyanjye ndirimbo, ariko ubundi wazanye amafaranga twekora ntirenga, wazanye amafaranga tugakurira audio, ujye uvuga ngo ufite studio. Ngaho rero dukore iyi ndirimbo yanjye yitwa Ziraziritse. ahubwo yirimba ahubwo numijyana yayo duhite tubwira abaterankunga nanjye njyemo duhite tuyikora. Ziraziritse mwene data, komeza ugende, komeza inzira hagati yazo, nukuri ziraziritse, wicogozwa n'ibyo wumva kuko n'imitontomo yazo, witinya imitontomo kuko ziraziritse, witinya imitontomo kuko ziraziritse. Wabibishe ni 7 tuzayikora ariko gusa Ziraziritse n'izina, kandi namwe abatwumva nimuhumure, mwumva zitontoma ariko ziraziritse. Ntirenganya kumeza ikiganiro rero tutatinda muri yawe, ariko kubakunzi bacu mubishe ko Ziraziritse afite indirimbo nshyashya atarashyira hanze, ariko kandi ivuga kuri Ziraziritse. Reka turebe uburyo muzadushyikira indirimbo tukayikora. Ngiye mwemereye kuzamukorera amashusho, ubwo hagiye witanga kuzakora audio, amashusho uzayakora, nzayakora, ukore montage kandi ukora akrimbo karyoshye, nawe ujyemo n'abandi dushaka. Hagira witanga kumukorera audio kabisa. Noneho giye nitanze kora kandi witanze ikintu gikomeye, Imana igumugisha kabisa. Video ni nayihenda simbyemeze, none urayitanze. Abantu mwese mukunda Shalom TV muvuge ngo ntirenganya Imana imumugisha, mubivugiza imumugisha n'amahoro n'amafaranga byose. Amen. Ako turi mu bitero cya nyuma cyonyine. Oya katumuze ikiganiro, turi mu bitero cya nyuma cyonyine. Byasaba kwiyibuka nkajya no kureba aho yanditse mu byabigiye kuba umwanya, ko hari nabigennye ngo uri ubibwire. Twabigennye byasaba kubiteka igice cya 3, ariko narayikoze narayirangije. Byasaba kuba harimo ibice kiba ngo bitogozwa mu bukire no mu bukene, harimo imitontomo yazo. Hano magaho hari igice kiba mu rushako no mu rubyaro, harimo imitontomo yazo. Mu majyambere bamaranira, harimo imitontomo yazo. Mu cyubahiro cya mwisi, harimo imitontomo yazo. Witinya imitontomo kuko ziraziritse. Ariko tugaruke gatoya, tuvuge ko biri kuvugwa ko abayobozi b'idini rimwe cyangwa itorero rimwe babasaba amashuri. Ndashaka tuganire nimba hari abayobozi ariko here bavuga butumwa, hari ibisabwa, kuki nta kintu basaba abaririmbyi kandi nabo baravuga butumwa? Urakoze cyane. Iyo twaganira ibintu nk'ibi, utuma nongera gusubira inyuma ku bintu navuze mu biganiro. Ibintu byose bigira igihe muvandimwe, nawe birari kwivuga, urabizi ikintu cyose kigira igihe cyacyo. None se abo bari gusabwa amashuri n'urwego rwayo, si ibishyashya tubonye? Ibishyashya ubwo byahozeho. None se bitaraza abayobozi ntibayoboraga? Bayoboye neza se? Kandi baranayoboye pe, barayoboye. Hari ahantu nzi rwose, nuko abantu babivuga bakagira ngo mugusebanya, ariko nzantu hari umupastori utabuze kwandika izina rye, yandika akanyuguti kamwe aho yagiye abimenyera abantu bamwereka. Ryatangirwa na ba, izina ryatangirwa na ba, akandika ba gutya, akakazamu agiye nko gusinya kuri ba, akayitindaho, akayimenya, akayandika, agashyiraho nta nyuguti bagifatanye n'indi. Ariko abantu bamurobaniye ngo pastori bari basanze abikwiriye. Ntabwo bari no kuba atazi gusoma no kwandika, ntabwo byitaweho. Hari igihe kinini abantu babera bashuma amaparuwase, kuko uzi ko inzego z'uturere zaje kuzaza nyuma. Abantu bayoboye cyo kora wenda amaparuwase, ariko n'amaparuwase bigize kubaho batazi gusoma no kwandika. Ariko uwari ushinzwe kubaturanya icyo gihe, ahanga abantu banyumve neza, uwari ushinzwe kubaturanya icyo gihe deja habanza gukora no gusenga. Uzi kubatanga amaparangazo bigahera mu mudugudu muri paruwase yo gusenga, Imana ituranye abakozi bakazasenga, bakaza muri minsi 4 basenga. Abakozi rero bose bayoboye rwose tujye tunabashimira, abakiriho cyane cyane, ubapfuye ntacyo bamuvugaho, ariko tujye tunabashimira ko barahari, bariho, bavunitse
bitanze nta gifaransa nta diplome bajya mu mashyamba hari wajyaga Kayihura ajyaga duhamye ukuntu yajyaga kubwiriza mu Bugesera ahasanga imbogo kwambuka kuri Nyangora hari imbogo Kayihura yakobonya kwigendera yarabivugaga yambaye ikabutura ari umusore ngo afite akagoma akabisikana n'imbogo ajya kubwiriza mu Bugesera bajya kuvunayo icyo gihe rero diplome ntabwo yari yitaweho lisansi yari yose hari hitawe uvuga ngo abantu babwirwa ubutumwa bwiza bwa Yesu bakizwe biha n'ibyaha bazajya mu ijuru umurongo warungu kandi n'uyu munsi usaba amashuri nawe ntago ari uko adashaka kubwiriza abantu ubutumwa bwiza igihe kiriho nicyo uvuga ngo umuntu akora ibyo yize abwiriza ibyazi none muri icyo gihe nta muzungu wazaga mu nsengero nta mwongereza wazagamo nta mugande wazaga uyu munsi harazamo umwongereza mu rusengero abura icyo avugana n'ubupastori wenda nabyo babirebaho kuba rero ubwo rero iki ni igihe cy'uko hakenerwa abakozi bize ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo ko birivuga ubu ni igihe cyo kureba abakozi bize niyo periyode icyo uvuze cy'abaririmbyi rero nacyo gishobora kuzaza none se urugira ngo amabwiriza abaririmbyi avuga ngo iki avuga ko abantu baba muri komite batorwa 11 bakabaye bafiteho nosiyo kuri teoloji ako kantu karimo ko bakabaye barize yaba ari etedi yaba ari formation yindi wagize ariko bakwiye kuba hari icyo bizeho niba ko mabwiriza baririmbyi kari etedi zirakura muri ubwo n'imbere nyine ugiye kubiremereza kandi muri bya mbere uretse ni kubaririmbyi urazana etedi muri iki gihe iravugwa umvije aho mvugiye etedi banzo humve nakwiye ngo mu bantu 11 batorwa kuyobora korali basabwa ko nibura baba bafiteho nosiyo kuri teoloji umvise neza uretse na etedi n'ufite formation y'amezi 6 kuri teoloji bamwemerera ko yaba muri komite ya korali niyo etedi ibyo we jya kubishyira ku bapastori cyangwa abarimu iyo nyine niho itari ariko ku baririmbyi nta niveau d'étude ihari ngo yaba yarize amashuri angana nibyo ku bwa Tomo ni kuvuga ku baririmbyi nirenganya ntago ari ku bayobozi ni ku baririmbyi ariko ibya etedi byazamwe nane ku bwa Tomo oya etedi yahoze bya etedi oya ikintu cyayo ku bwa Tomo ni bitaga ishuri ry'abahanuzi bitaga EPECA École des Prophètes de Kigali ariko etedi yahozeho kuva na kera yari ihari kuva na kera na mbere jenoside etedi yari yarigwaga etedi ni ya kera cyane ahubwo icyaje ku bwa Tomo gishyashya ahubwo tuvuge cyo EPECA kuki abantu batedeho babapfobeje bamugane nibabahedewe tuve ku cyo wabajije bwa mbere cy'abaririmbyi ngo kuki bo ngo batabasaba amashuri abaririmbyi rero nagusubije ngo wenda nabo bizabageraho nta wamenya kuko ibintu bigenda bihinduka uko isi ihinduka n'ibihe bihinduka wenda nabwo bizagera igihe nabo bababaze n'abadiyakoni nta wamenya hari igihe nabyo byazabaho ariko uba ko abaririmbyi kuko bari na benshi cyane kugiye korali babibashije zajya zigira abantu bake ariko ntabwo mvuze ngo bizabaho ni ugukeka gusa nk'uko dutunguwe n'uko babwira umuntu udafite lisanse ngo iturize iyicarire kuyobora kwawe ntibigikunze ibi ni ibintu bidutunguye tubonye bitunguranye n'ibindi rero byatungurana kuba umupastori yari mwiza amaze nk'imyaka 30 ari umuyobozi barahari harya wayoboye wayoboye 9 na kuva 90 ugafite 35 ayobora abo rero barahari mfata umuntu uyoboye itorero kuva muri 90 wa masumbuka wande bose oya katuvuge abahawe inzandiko bari gusubikwa bivuga abo ngawe tuvuga aba bari barimo bayobora n'ubundi bari bamaze imyaka 30 bayobora kandi aho bayoboye hose nta kibazo cyahabaye gitewe nuko batize rwose barayoboye baravunika hari nk'umupaseri nzi ntavuga amazina ye ahantu hose habaga ibibazo mu itorero abakristo n'abayuze ntibavuge rumwe bikaba ibice byinshi niyo boherezagayo baramuje amaparuwasi bagaramo ibibazo byose intambara zavutse hafi ku Rwanda niwe boherezagayo akagera yakabayobora akabashyira ku murongo bikagenda neza bivuga ngo yageze ubwo n'itorero koko ribona ko ari umuntu wunga abantu bigakunda ariko nawe icyo bitangaza nawe bamwicaje nabo baricaye rwose nazane gukurikira ejo naze gukurikirana ntuza social media inde numva ko social media bavuga ko ngo meya nimba ari meya nimba ari governor wahuye ngo afitanye amakimbirane ngo na regionali uhayobora ngo bituma ngo amatorero yose yarafunguye ngo nawe yafunga
ese wabibonye ariko wamenye warebye niba byaba ari ukuri biravugwa nyine biravugwa oya nujya wishinga ngo biravugwa rero kandi ubanze ukosore n'imvugo wakoresheje ntago ubwo niba ari Huye n'akarere ntago ari gavana n'akarere ngo ni Huye wavuze ngo niba ari gavana oya gavana bayoboye intara n'akarere ka Huye ubwo n'akarere ama hariho n'ururembo rwa Huye muri ADPR oya ibyo bintu rero ibyo no tutazaba nk'abagabo b'abanyatenayi bavuze ijambo rivuga ku banyatenayi urarizi mu gitabo cy'ibyakozwe bashuje kimuzi igice 12 ku murongo wa 21 aravuga ngo kuko abanyatenayi bose n'abasuhuke baho batagiraga icyo bakora keretse gushyushya inkuru no kumva ibyadutse kuko rero tutabanyatenayi ibyo rero nta makuru ubifiteho ntiyicukumbiye ngo birebe ntacyo twabivugaho byiwe ahubwo neze kabaza kuvuga social media buri zese nkayitenayi rero nayo natenayi rwose iyi YouTube nanjye ubwanjye ubu ndiho iyi ndi kuvugiraho uri muri natenayi bashushaga inkuru z'ibyadutse nanjye sinabihakana kuko ndi kuvuga ku byadutse n'ibiriho ariko hari urwego ntarageraho ubona ko n'amacano yacu iyanjye n'iyawe abantu bazakurikirane ntabwo twari twagira tayito ivuga ngo ntabivuga ndapfa noneho ndabivuze naturika ibyo nawe ntabyo tugira ntabyo tuzakora ariko iyo umuntu agiye kwandika inkuru ariko mva n'ubwo ukaba uri umukristo mwiza ariko ngo ntabivuga ngo ndaturika ariko manzo abantu turi kwa mungana ngo biracika baturika Yeremiya yanga guhanura ngo yahinda nyine waravuga ngo yisaba bivuga ubuhinda mu magufa ye vuga ngo Imana yasaga ni ikintu cy'ubwoba cyuko atavuga Imana cyamuzagamo kikamunisha imitsi kuva buzima n'uyu munsi natwe byatwa nta bintu se wowe wenda ugiye ngo kwigisha kumva urahatwa kuvuga ikintu kingiki ukumva n'uruntu kurusha ingufu uri kugusunika ariko kuva nese Yeremiya yarapfuye yaraturitse atabivuze yaturitse umurwa se yaraturitse ariko yahanura kugira ngo daturike ariko beze n'abahanuzi bishiye nabo rero batahanuye beze kuri YouTube abavuga noneho ngo ndabivuze ngo noneho ngo ngiye kubizana ngo noneho birakomeye ngo noneho ngo byacitse bafite amatayito bafite rega umenye ko abahanuzi babuze bavugira urumva ngo bafite amatayito bafite ibiki tayito zo kuri YouTube nayo ni nyatenayi kabisa ayireba abahanuzi bavugira babuze gute se babuze none se bagomba kuvugira he none hari hehe tubiza wowe bagomba kuvugira he ngo bambwira ubuhanuzi buje isohoka jya ku muhanda epfo uvuge ariko nibi jya mu isoko ku muhanda naho ni kuri rejo medi singo ku muhanda ntabwo urohabuze rero ahubwo abahanuzi bashaka guhanurira mu nsengero gusa abatazizemo se bazabwirwa nande ariko hari ikintu bagomba kumenyerera jya hagarara mu muhanda uvuge hagarara kibiro uvuge ku isoko kubona iwanyiriya uvuka ntavuze aho mvuka nubwo ujye wavuga ariko n'ibyumba mujyi wabyumba niho mvuka mu karere ka Gicumbi ngo muri za ni muri bazikena kangahe ngo kwa pade ngo bita bakasimatike ngo buze umwuka wera ngo bavuga izindimi ngo hamagara pasiteri w'abapanikote ngo ngwino ujyane ngo abantu ngo nanjye ngo wasaze ngo hibasheba akajya nta magambo burya n'abanyatenayi babivuga yarabaye ngo wakoze umwuka wera ngo gusumatike yaraje arabajyana uwo buze umwuka wera ngo yitagamo akabazo ngo batware ngo akaza akabajyana cyo ntabwo gishoboka padiri ariko jya umenya ko mu bantu bize teoloji ba mbere padiri bari mu bantu ba mbere bize teoloji urana ntibasa na pingi padiri abapadiri bariga icyo bita roho mutagatifu barakizi ibyo ashaka kuvuga noneho aho ngaho bajyaga ngo buze umwuka wera nibajye babuza bazajya bohereza hehe se bazajya babagumana nyine babakire kandi batabishaka utabishaka ni ariko ndirenganya ntabwo nababwiye ko nize kujya ahantu nkabona umuntu ari guhanura bakamuterura none se yaracecetse ntibamujyanye avuga n'uyu munsi aracyavuga aho ari none bambwira ukuntu ahubwo abamuteruye barakoze bamuhaye n'akanyenga baranamuteruye yumva n'umunyenga kuko yarakomeje aravuga abo bantu bamuteruye niba ari nka bane abo bumvise ibyo yavuze ubuhanuzi barabubitse kandi bazabukwiza isi baguterure uvuge niba ari Imana niba atari Imana niba guterura uzacika ariko diso umuntu hano wavuze bamuterure nawe ubona impamvu yo gucuruza dodo ntabwo ari ubucuruzi bw'undi bwose umva nkubwire uretse uwo bateruye ahubwo bateruye bamugiriye neza uwitwa Mikaya muri Bibiliya we bamukubise urushyi rwiza ariko rushyushye ararwumva bamukubita urushyi ariko urwo rushyi rwatumye ahanura bari bwavuga ahubwo ariko abantu bagomba gutandukanya ibintu bavuga ngo ubundi abantu bose bazabuza guhanura
bikemera bagaceceka, abantu bazaceceka iteka ryose n'undi ntibarabahanuzi. Umuhanuzi Imana izashaka kuvugiramo izamukoresha muri sitade Amahoro yuzuye 45,000. Uw'Imana izakoresha izamukoresha. Uw'Imana izakoresha izamukoresha mu isoko rya Nyarugenge ryuzuye izamukoresha. Uw'Imana izakoresha izamukoresha ahantu hari abantu mu turere tubiri, Imana izamukoresha. Imana niza kunyura mu muntu, abantu bakamukubita, bazamukubita ariko avuge, bazamuterura avuga, bazamufunga avuga, bazamufuka ku munwa byange ijwi rirusha imbaraga risohoke. Abo bantu 3 4 bari aho bamuteruye, niyo yaba ari umuntu uri kumukubita, uwo arahagije kamenya ibyo Imana yavuze. Uwo wenyine azabwira abantu ngo wa muntu nubwo twamufunze. Wasobanura ukuntu inkuru ya Yesu yamenyekanye ko yazutse, ko abantu bari bahari Yesu azuka, babyirebeye babihagazeho, bahawe amafaranga menshi, baravuga ngo muceceke muvuge ko abigishwa baje musinziriye, bakamwiba. Abantu bafatira amafaranga, barabyemera, barayabika, kandi yari menshi. Byaje kumenyekana gute ko yazutse? Byarivugiye. Ahubwo ikibazo kiri aha ngaha nuko bari kubirukana mu nsengero abahanuzi ndashaka kumanura mu nsengero, kandi ko mu social media umuntu yajya guhanura akavuga ati ndayibuza nishake mfe, kandi arahanurira zirazitse akajya kuri social media, akajya kubijya kuri social media. Umuntu uhanurira kuri social media, ndabivuze ndabihamije, ntago ari Imana imutuma. Ariko abatubona Imana ko ari byo bavuze kuri social media simyemerana. Bari byo bavuze byasohoye, biramaze ibyo si kuko social media Imana ifite imbaraga zatuma ivugira aho batabishaka hose. Aho batabishaka bose Imana yahavugira. Social media ntabwo bihashaka, none Imana ikuhavugira. Social media ntabwo dushaka dukora indimbo yonyine. Hari wabuje kuvuga kuki wumva ko ubuhanuzi bwanuriye kuri social media atari ubw'Imana? Ni impamvu ituma wumva atari ubw'Imana? Nuko bayoba babubwira abatari ba nyirabwo. Cyo ni icyambere. Niba Imana igutumye ku Banyarwanda, we igwe ubuhanuzi bw'igihugu cy'u Rwanda, icyo jambo racyumva wowe akumaze. Imana yari mwisi n'ijuru, ni igutumye ku gihugu cy'u Rwanda. Wabyumvise? Uzi ikintu cyambere bakora? Abanyarwanda babyumve, abo hanze be kubyumva. Nico nibasha guteze, kandi ariko babibwiye mbere. Uze kuri cano hano, urabanje ubibwiye Abashinwa, urabanje ubwiye Amerika. Yewe neze tete, urumva? Uruko kabiri wivugiye kwiteme ugaruje kandi batuvuga bati nujya mu rusengero ntuzabwire abari mu iteraniro bose, ahubwo uzibande ku muntu umwe. Niba ari Imana yagutumyeho aho sawa, niba ari Imana yagutumyeho icyigisho. Icyigisho n'ubuhanuzi n'ubutumwa biratandukanye. Icyigisho n'ubutumwa bora wibivanga. Niba ugiye kubwiriza abantu 100 bakwicaye imbere mu rusengero, urumva? Ubutumwa yugira abantu bicaye mu rusengero 100, ahubwo bugira umuntu umwe, wowe icyo ngo ibande kuri wowe. Noneho buri muntu wese azumva ari unyigisho twigisha, ugategura ugasoma, uretse nawe ukategura uti ndasoma ibi nguri Imana umfashe ushyigikire. No guhanura mu bantu uri mu isoko, umwuka akakuzamo ngo ukavuga ibyo uvuga, no gutumwa kuri naka, ni ibintu bitatu ugomba gutandukanya. Ibyo utumwe kuri naka ni ibya naka. Nawe abantu bahagarara mu rusengero nkubwire nabo bahagarara ngumva wowe ngwaguruka ngumva ngo wowe ngwamba mwena ngo Imana irambwiye ngo bira nabyo simbyemera. Niwe Imana ikubwiye, kuki natwe tubimenye? Kuki abantu 200 mu rusengero tubimenye? Wagomba kumenyura mu rudoro wanamubonye n'imyenda yambaye, menya urujyo uramubwira wenyine nibye. Aha niho n'abantu zigo Imana gutumuze wabageraho, niba ari Imana urabageraho. Aho naho ni ikindi kibazo nyine. Ukurira gutuma ku bantu 40 bari mu rusengero, wowe Imana irambwiye, wowe wambaye rinete haguruka nawe. Icyo ni ikindi kibazo nyine nacyo. Ni turi abantu 400 mu rusengero, Imana irakubwiye ngo bwira uriya muntu ko inzu ye bagiye kuyisenya. Wagombaga kumubwira akamenya nuko azitwara. None ubwiye urusengero rwose. Aha biri mu bintu byangije. Ubwo bahanuzi muvuga ngo bari kurwanya ibyo bintu byatumye hashaka uburyo bwashyirwa ku murongo. Ariko icyo twari tucyumvikaneho, banzu wumve gakeya. Ubu nge urorere nge ndavuga ibyo numva, navuga ibyo wumva. Abadukurikiye wenda baratwandikira mu commentaire bavuge uko babyumva. Imana irakubwiye ngo bwira uriya mukobwa ngo uburaya bwe yihane,
aramurira mu rusengero ariko ikubwiye uhagaze mu rusengero ariko niyo yibwiye irakongoreye yimubwira ayikubwira ariko abandi ntibabyumve kuko nibyo wenyine genda umwongorere nawe ntumuburire sibyo nabihakanye genda umuburire nyine oya Imana igutumye ku muntu aho niho binapfira hamwe tugiye kugera abatumwa ku gihugu ku Rwanda no ku bamwe mu bayobozi ako ntirenga uwo ntabwo urimo kugira ngo umvunagure wenda umva uko mvuga uremera ko umuntu atumwa kuri meya w'akarere kanaka akaza kuri social media meya se niwe atajya najyaho aca wewe wa mugabo wigisha akabango toka kure nirenga ubwo we niba meya atajya aba social media atajya najyaho na rimwe abantu bazamubwira ngo meya ngo uzi ko twabonye ubutumwa bwawe ngo Imana yavuze ngo bakubwire negative byarangiye byapfuye Imana ifite ubwenge izaho meya aba izaho umuhanuzi aba ahubwo nge nintuma kuri meya umuhanuzi yayobye oya uyu muhanuzi yayobye oya ntirenganya umuhanuzi yayobye ahubwo wumva ikintu mvuga ntabwo mpinga abavugaho ubutumwa mpinga uburyo babutangamo kuko babukura simazi n'ubu bahasimuzi ahubwo ndarwanya uburyo babutangamo uzi ko nabonye umuntu avuga ngo azanye ubutumwa ngo bw'ibihugu bitatu ngo u Rwanda ngo Burundi ngo na Kongo ibaze ni ukuri pe ukabuzana kuri social media uri muranyanyagize Yesu uravuze ngo uri kumuha abatari ba nyirabwo Imana aho yagutumye si hugiye nubwo atari ba nyirabyo ariko ba nyirabyo barabyumva kuki utabiha ba nyirabyo rero kuki ubihana ikibazo kihe ikibazo nicyo wowe ufite ni Imana igutumye ifite ikibazo ni iki Imana ifite ushoboza kugerayo ujya gukongoboka kuri YouTube kuri channel Zirazize TV iki ngo Imana yambwiye yamutumwa bwa nyakubahwa cabari we ubutungwa nyakubahwa nano ahasara bireba hamasenge ko ntari we mbumenye nte niranganya genda njewe ugufitaho mwahure muri kuyirebana ariko icyo nkubaza niba nayikurikira se nje mbumenye nte ubutumwa bwa nyakubahwa njewe mbumenye nte icyo banzu kinsobanurira bundebaho iki ubutumwa bwa meya hanaha nje bundebaho iki cyakuze nirenganya funga ikigano dusoze udusubire kwiga kuga madebane vuba ngo ntabwo wajyayo intumye najyayo nyine ubuhanuzi rero nuko niba umuhanuzi hari kuri social media nyirabwo Imana mutegeka kubwumva kandi agakuburamo umva ikibazo nkubaza ubutumwa bwa generali kanaka ubutumwa watumwe ku gihugu cya Isiraheli ubutumwa watumwe kuri Kongo ubutumwa bw'umuyobozi bwa meya nje kwizera bungeraho gute mpurira he nabwo kuki ubumbwira kuki ubushyiraho mbubona tugaruka ko bivuga ko ariko bana mudukurikiye muze kudufasha mutubwire mu mpugure cyangwa mpugure ntirenganya we arimo aranavangirwa cyehora mbere Imana igutumye wa buretse ntirenga buretse oya katugire inama abahanuzi buretse itonde gato Imana nigutuma ku Rwanda itonde nibubaho rwose fata urupapuro wandike neza ubutumwa Imana iguhaye ufate iminsi ushoboye usenge uce kwa Mutwara Sibo umumenyesha ko Imana igutumye ku gihugu cy'u Rwanda Mutwara Sibo ntago azagutangira azakora yata ku mudugudu ukomeze izo nzego zose umunsi no warawuzirangije Imana izajya igushyigikira nugera kwa meya ahita gusinyira ujya kwa minisitiri bireba ahita Imana izagushyigikira umunsi umwe gusa buzira inzego zose zirangije usaba inzego zibishinze ko baguha uburyo ubwira abanyarwanda ubutumwa bagwe stade abantu babagare bajyemo ejo ujye mu yindi abanyarwanda babwira ubutumwa niba ubutumwa bw'umuntu kanaka senga Imana ikugeze kuri we ubumubwire muri babiri habya social media Imana kuntumaho ratagiye uzambwire azaza kubwire nyine social media baza ariko ngo ufite channel ikorera nk'icyangugu umuntu ukijya kubona ngo umuntu twa ntirenganya ngo ukoresha ngo Shalom TV Imana mpaye ubutumwa bwo ukabibona kuri channel yitwa igiti channel icyo ndacyemera aho kajya itamari yazagira ubumva rwose ntabwo nsemera shaka nimero ya telefone basume kuri telefone ubutumwa bwanjye ububwiye isi yose irabumenye simura cyaro ubwanjye suko ntabwo bikiri ubwanjye reka tuguje biravugwa ko amakuru ariko tugeraho arimo aravuga ko ngo Anglikani ubu tuvugana ariyo iri kwisonga kuri ADP urabyumva uteo isubiramo twumve Anglikani iri kwisonga kuri ADP itorose rijya kwisonga kuri niyo imeze nk'ariyoboye ADP muri iki gihe
kuko imico n'imigenzo by'abangirikani nibyo ADPR irimo irinjiza mu bakristo bayo, ibi nk'uwihe byo gusengera abagore, byo kwimakiya. Anglikani niyo igira abagore mu rusengero bonyine b'abayobozi yonyine, kuki ari babyitirira? nuko nyine amatorero hafi amenshi agira abayobozi b'abagore. ivugabutumwa ryinshi tugira nuko ari wari gutumira kugira ngo bafashe mu ivugabutumwa. Bande se kuva kera ntabwo twatumiranaga umusizi kuva namumenye agiye kubwirizanya uretse bivuga wirondora aho yabwirije kuva namumenye njye namumenye muri 99 yabwirizaga mu rusengero za ADPR. Njye namumenye muri 99 aramaze biravuga ko agiye ashaka njye nkimumenya yazaga kubwiriza muri ADPR. Message uyu munsi yashaka 99 ADPR bivuga ko ari wewe kuvanga ibintu nk'ibi unyine wabivanze wowe wabanje kuvuga wangirikane ngiri kwisonga kwisonga se mu biki, ariko iri jambo n'ubushize wararivuze kandi rirenganya uratuma tuba abanyatenayi. Ibi bintu ndikumva na wenyine twicaye muri Atenayi, ibi bintu ndikumva na wenyine yihungira uri kuri ibi bintu ndikumva na wenyine. Antoine Rutayisire ni umupasiteri muri Anglikani, ni umushumba koko ubwo ibyo nuvuga koko cyo ntacyo bivugaho. Sinda icyakora reka bisoze gutya uko navuze ubushize, yaba umuyobozi w'umugore yaba w'umugabo yaba n'ubuvuzi bigiyo bijyaho oya ntabwo ndibigiyo bijya uzaza kunyobora bigiyo bija waho uzaza kunyobora nzamuyoboka, nzaca bugufi, nzubaha umuyobozi, nzabana n'itorero. Nibigiyo bijya nawe ababishize bakuzana kutuyobora iwacu, nzaca bugufi muyoboke mbumuyoboke mwiza, nta kibazo mfitanye n'umuntu wari we wese. Ariko icyo kwitiranya amatorero n'amatorero abantu bavuga bivuge gakeya kuko aravuze ngo iri kwizoga byose ngo bishoboka wowe uwo nguwo uwo siwe Anglikani. Uwo mupasiteri uvuze ubwe ntabwo ari Anglikani ko yigisha neza. Uzaje mu nzego zishinzwe mukunda rwose ahubwo mukorane ubwo muzabiganira. Ababivuga ariko nta bintu byinshi bivuga cyane, sindabyumva byumvanye wowe nta ndabyumva nta n'umuntu turabiganira ko rero nta kintu cyinshi nabivugaho. Jya kuri TV bisanga icyo mvuze ni iki nazi yabyemerewe n'ibyo bireba bose ngo nzakoma amashyi mwakire neza mwishimire njye ndi umuyoboke ugomba kuyoboka. Kandi ikindi iryo ni itorero rya ADPR tuba tuvuga rega utagira ngo niryo torero rya Kristo rya Kristo riyoborwa na Kristo. Iryo nta n'umuyobozi uvuga ngo nikana kuriyobora, cyo si ikibazo uzanyobora nzamuyoboka. Tugane ku musozo so kino kiganiro nta kibazo rwose. Bakoze badukurikiye nawe wakoze ntirenganya wanteye n'inkunga, twatangiye n'inkunga yo kuzankorera indirimbo video yenza kuri amashusho no audio tuzamubona baraka tubyizere. Imana ibaho umugisha rero abadukurikira ko twirinde ko nk'amyatenayi nubwo social media rate nayi neza no kuvuga ibyadutse no gushyushya inkuru, hari n'abantu bazi kuzishyushya rero ko akaba ariko nta kundi natwe turavuze kandi byose ni ukuvuga. Nimukomere rero mu gihe nk'iki kigoye, mu gihe kiruhije, mu gihe cyangwa se umuntu ugowe mu gihe cye arimo afite ibimugoye, wizere gusa ko ziba zitontoma ariko ziraziritse. Imana iracyakora kandi ku Mana biracyashoboka. Ntucike intege, tiwihebe. Kugera kure siko gupfa niko bavuze, kugeragezwa siko kugwa. Nanjye ngira ijambo nahimbye rivuga ngo kuba byenda kurangira ntibivuga ko byarangiye. Iryo jambo uribike mutima. Ninjye naryihimbira ninjye narivuze. Kuba byenda kurangira ntibivuga ko yako kantu ninjye rwose njye naho uzagasanga bazaba batabizi ariko ninjye nagahimbye. Kuba byenda kurangira ntibivuga ko byarangiye. Cyakora wabona byenda kurangira koko ugaheba pe hari ntabwo se haranajye ba telefone ati ndabona byara ari nk'umurwayi byarangiye ariko mukanya uko nabayeho. Kuba byenda kurangira ntibivuga ko byarangiye, ku Mana biracyashoboka. Ongera ukomere wibuke ibyo Imana yakoze, bikwemeze ko n'ibindi yabikora kuko iyabikoze niyibikora ubundi by'Imana yakoze bitwemeza ko n'ibindi yabikora. Kadusenga Imana tubasengere abadukurikiye mwese nkuko ntihenganya yabivugiye dusoje. Nimero zacu muzisanga ku screen ziba ziriho, sinkwa kwiba tuzivuga ariko mujye mutuvugisha, mukore share, mukore comment, subscribe rwose ngiye mbona mungereza mpeze ku bantu 758 mwanteye inkunga bakaba n'ibihumbi 100 kandi macano rwose umuntu ureba atari yabi ariko bikorwa rimwe ahubwo arabasiga mubikora kabiri ukaba wikuyeho. Subscribe bikorwa rimwe gusa, uwayikoze ntiyongere kuyikora ahubwo nsabira kuri bagenzi be n'andi macano munzamure. Avuga abantu 758 bake cyane mushyikire mu ntera inkunga rwose mperutse kubona bavuyeho. Kadusenga Imana
Mana igira neza ariko imbabazi nyinshi n'ubuntu butangaje, wabwa icyubahiro n'ufite imbabazi nyinshi n'ubuntu, kandi koko Nineve barabibonye ko wigaruye ukibuza inabi wari ugiye kubagira, kuko bari baciye bugufi ukabona guca bugufi kwabo. Turi mu gihe kigoye, natwe dushoboze guca bugufi mu izina rya Yesu Kristo. Data dufashe mu gihe nk'iki kigoye, igihe kigoramye, igihe cy'ubwenge bwinshi n'urukundo rukonje n'ubugome bugwira n'intambara n'ibishyitsi n'indwara z'ibyorezo no kwangana kwa bamwe, ariko harimo n'urukundo kuko hariho rugihari kandi rwuzatugeza mu ijuru. Dufashe twese twuzure urukundo, utwuzuza urukundo, kandi abantu bose ubahe kugira imbuto z'umwuka mbere y'impano z'umwuka. Dushoze kugira imbuto z'umwuka mbere y'impano z'umwuka. Mwami, sengeye umuntu urwaye, sengeye umuntu uhangayitse, sengeye ufite ikibazo icyo ari cyo cyose. Mana, ikigaragara nk'ikidashoboka kuri wowe kirashoboka, aho byendaga kurangira ubereka ko bitarangiye. Urakoze kuba umugisha muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. murakoze cyane, nakagaruka. Amen.